Reka nkubwire ngereka mubwiza ukuri izina ry'Imana. Bafana namwe bafana mu byumva. Nge nibwe cano nibwa na telefone niba mutabanaga ndi gukora. Bakunze umubyeyi gito nta kindi gice basigaje. Nibihangane nimba n'ubushobozi nzabatama iyindi mwana. Mugo ihangane mani ihangane ndetse abisi ko bose bagumva tutatera imbere. Ndi gushima umumabuje witwa Mahirwe kuko niwe muntu nyine wamfashije atitaye ngo uriya muntu ngo mushaka mihe nyungu, uriya muntu ari magahe majyo, uriya muntu nta mu maziki, uriya muntu yamvira mu gwe musaba. Bese niwe muntu wafashe kwafata ibuye hano ukaritereka. Bese niwe kubona imbumyi iri kuri kaburimbo kayambutse. Ntabwo bukeneye iguha igice. Hello guys, ladies and gentlemen, ni umuhungu wanyu Safari ukorera kuri Mugoyi TV. Ahangaha twahuye na Mugoyi bimeze bite? Noneho kano kayengarutse meze nabi nabaye seriye bro, bari tubaga seriye. Nabaye seriye. Ese Mugoyi reka nkwibarize utaho ubwo twari turi kumwe nge nawe wari uri kumbwira ngo ugiye ngo Kejeri ku buryo nyine ugiye gushaka yizina ukaza uri no kuzamura abakinyi bawe b'Urubavu. Maze hashize nk'akanya gatoya nyine navuga nk'umunsi cyangwa amasaha nyine bidatinze twebwe abafana bo muri Rubavu nyine wari ufite tubona uragarutse, watubwira kuri ako kantu? Abantu benshi nabandikiye kuri WhatsApp icyo kintu bakimenye. Nibwe channel, nibwa telefone, nibwa channel ya TikTok barayibye, channel ya YouTube barayibye, nibwa telefone n'umu content creator. Mu content creator noneho mugenzi wanjye tugiye kujya guhana collab. Ngeze Nyabugogo arazaranshikiraho tugiye kujya gushutingira kandi ko umuntu bawamwize nyine nkuko ngo nize phone nyine gatoya kandi urizi neza ko mugiye gukora na video nigata zenguruka kandi mari mugiye no kubana twa tugiye kwita tubana kandi kubana nk'imisi mike agatajya kuri UTMS naho sinzi kuko kuva nibwa phone nta kintu bigeze bamvugisha. Nese ntabwo UTMS wabara babwiye amakuru y'ukuntu bakwibye phone na channel zawe? Nabibabwirira kuko ingiye ikintu cyari kiri kunyirukanza kano kanya ni ukugaruza channel zanjye zaragarutse gusa abantu ngenda mbabona abantu nabagoma. Nese Mugoyi ubu ngubu urizera ko channel zawe zifite umutekano? Channel zifite umutekano ko nyine ntabwo ziri muri phone yanjye. Kano kanya nta phone mfite. Umva ndani yo kubara inkuru mfite agafone ka matushe. Noneho uwibye channel yanjye ni umukomedi yitwa Poyi. Poyi comedy reka mubwire ni izina ry'Imana. Singo. Mundara gatero Bruce Melody yaririmbye mu ndirimbo ye ngo nzajya imbarara nzanikaraga mu nzira karakarimbo ndabwo yakaririmbye karakabro yagashize amatara ku rukundo. Poyi we nzajya imbarara nzikaraga mu nzira zawe. Wosha none siko iyo turebye background ya Poyi nawe background yawe nyine ibintu biba biri kubaranga dusanga wowe utarafungura n'udushumi twa Poyi. Uri kumva ro Poyi n'ubundi wamureka kuko nta n'uwakemera ko wamwibye telefone. Nge ndago naje gupfundura udushumi tw'abantu kumva. Poyi nge maze guhura n'abastari Poyi atanapfundura udushumi tw'inkweto zabo. Kiramani ni daddy icyo turamaze tukemeranye. Kiramani ni daddy ngewe ndi mu mwihariko wa comedy za filime nyarwanda. Poyi wakora no silence comedy. Zino comedy zitari zo kuvuga nka ziraza bashari ariko rero ndeka kumbwira icyo mutindaho cyane gusa kira gitero Poyi yakoze kira cyo kunyiba phone na channel ntabwo ari bo bagikoze yenyine. Hari abantu bakiri inyuma babagambanye bari kuvuga ati ngo ko Mugoyi ari kuzamuka vuba ngejo ko yaba yafatishije. Reka nkubwire ngereka mubwiza ukuri izina ry'Imana. Bafana namwe bafana mu byumva. Nge nibwe channel nibwa na telefone niba mutabanaga ndi gukora. Niyo mpamvu mutabanaga ndi gukora ariko gusa gucya ngewe channel narazigaruje telefone sindayibona kuko kumva telefone irahenze phone okazi wagukira mu gitano. Niyo mpamvu rero ngewe mwihangane ndakomeza kubaha content zanjye nagarutse gusa mubimenye ko nibwe telefone ngibwa na channel ngabyirukangaho kandi wabinyibye mu content creator gusa ngewe ikingenzi nuko nazafatisha none tukazongera. Ese Mugoyi ngewe mfite akabazo yenda twebwe nk'abafana bawe ba hafi n'abantu mukunda guciringa bya hafi bari turi kumva ngo Poyi muri mu mishinga nyine ngo mugiye kujya murakina na filime mbega mugiye no kubana mu nzu kuko bamwe tukari turi no kukubwira ati wowe mufate nka girlfriend wawe wewe nyine ni gute nk'umufana abafana bari Rubavu n'abandi bari hirya no hino. Rero nabo bazaga ikibazo kirekire wagira ngo buri kumbaza
definition. Oya njye nari nshaka kukubaza reka ndase ku ngingo reba poyi ukuntu ahagaze neza mbega nta muntu wapfa kwizera ko poyi we yakwiba chanotu cyangwa fone zawe. Ndi kukubwira kiriya gitero cyateguwe n'abantu benshi. Twebwe turi kureba umuntu uri kuzamuka tumurebera mu hazaza. Aba content creator niko bameze. Iyo ari kukubona kuri views uri kugira ahita kureba hazaza. Ukavuga ati hazaza azaba ameze. Ugatangira kugurisha. Ngiye nambi babwira umuntu wese uzi ko yangiriye ishari ndi kuza mwibi bintu bya comedy. Mimazemo imyaka 3 ariko umuntu utangiye kungirira mishari kano kanya. Ndabaza abaniga baba comedy baba TikTok bari kungirira ishari na poyi yangiriye ishari we sinzi nimba ari nishari kuko we nyibye telefone nyiba ndacana ariko ababimutumye nabangiriye ishari ari nabigeze kunyibwirira muniga gitwa turi inshuti twanarasangiye twarajyanye no mu kabari arabati ngende kubabazwa na collab naguhaye twazwa nge no kwicuza no kuzongera kubwirwa ngo nguhe collab bro nge byarambabaje bitumye nge mfata n'umwanzuro ndavuga ati reka mbombe n'ibyo maze kugeraho byose kugira ngo ugibaze kura umuntu igakubwira ati ngiye kurabo naguhaye ndi kwicuza kuba naraziguhaye kandi ntabwo numva mbangamiye no kongera gufata phone ngiye gukorana nawe numvaga n'umuboss aramutse abivuze ngo dukorane numvaga byaba bimbangamiye kuko ntabwo nyuba ngo wabaye umustar ngo Kigali ngo wayimenye mbese muri make bashaka kuba wa umuntu bashaka kuba we wakera gusa nuje mu wundi nuje muterambere mbega bo bashaka kugutwara aho bashaka gume hasi yabo ariko nyine nibwe telefone kumva mani bino bintu mani birababaza mugo ihangane nyine n'abadukurikirana bo baraza kureba uko babigenza ese mugo reka nkwibariza kandi kabaza reba wari uvuye muri UTMS uza gusuhuza abakinyi bawe munahava muhashutinze filime yitwa Umubyeyi Gito nyine nibwo twaje kumva amakuru ngo ugiye kuzamuka Kejeri none mugo igereka mwibariza ni nkiye nama wahereza aba content creator nyine aba TikToker bo bumva nyine kariyeri yabo bayikomereza Kejeri nk'ukuntu nyine nawe byakubayeho ni nkiye nama ngendanga kirazira gutanga inama itaratunga amafaranga kuko ndandushigira inami izindi ndushyi cyo bamanze bakimenya ndandushigira inami izindi ndushyi aho ngiye ikintu namanza kuvuga ko iyo filime yanjye igice cyambere cyarasohotse kuri YouTube ndakindi gice kihari ibico nari narashutinze filime yanyu amafaranga urabizi 10,000 filime yanyu amafaranga agaragara nge filime yose barayibye telefone n'ibyo ari byose kumva nyine basi baforomata baraforomata uko filime yanyu nsiba kuyisubiraho namutera bunga numwe mfite kuri filime yanyu ahantu nabaga nizeye gukura abamfungiye amazi n'imiriro ntabwo nzi ikintu nazize ariko phone yaragiye filime zanjye zaragiye ibintu byose man shamani abaraga mbega bakunze Umubyeyi Gito nta kindi gice basigaje nibihangane nimba n'ubushobozi nzabatama yindi mwana mugo ihangane nese abisi ko bose bagumva tutatera imbere birababaza bro birababaza kwibwa ubwo umuntu kwibye isuka akavuga zima mbese umuntu ushaka kukuzimya bro aba ari umugome man ibaza umuntu ushaka kukuzimya ashaka no kugira ngo akore ku bintu wagezeho man nyine abisi bose ntabwo bumva watera imbere gusa nyine n'abandi bari hejuru nabo bari kubibona gusa njye nindamuka nisubije muri iki kibuga cyane bahigamire kuko ibisimba bizababyaye arigiye uzagira avuga izina Mugoyi no kuri banki wa mugani wa mupeti bakaguhereza inguzanyo reka Mugoyi nyine byizere uri kuduhereza reka dutegereze mu minsi iri imbere turebe koko niba Mugoyi wajya kuri banki bakaguha inguzanyo ngewe nindamuka wumvishe ngo nisubije mu kibuga nazanye telefone yanjye kumva ntabwo ugiye kugura telefone nagarutse mu kibuga nzabakubita bang after bang ku buryo umuntu azagira abajyamye gutya mu content creator akarota Mugoyi kubera ko reka mwereka baranyigishije ninjye muntu waje mwibi bintu ahura n'ibibazo bitaba bro rero ngiye kugira ngo ibyemere ngiye nari yivuga n'umwaka gose mwinyweshaga amazi y'indege mweshaga abafana nyine karakanyizemo ngiye no kishite ku mwaka gose
bakajiteka umwaka bwose ari iteka gusa ryo notsa ndotse none iryo teka atari kuba ngo urotse urigi urotse urume wongera utsigisigaye wotse ayi harume umwaka bwose ndi kotse teka ryo ndikuta kumva nyine turabyumva nyine kugira nawe ugere hejuru nka ba Dadu uri kutubwira nyine nawe hari ibintu byinshi bigo Yeta yari yanyibwira ngo genda ujye gukora video ugenda ukina amafilime uyatanga urasoro turebe urwego rwawe mu myandiki filime ndayibataye mu mubyeyi gito part 1 irasohotse pressure abantu ati mugwenda duteranye imbere reka tumusubize hasi gusa mba mbabona kuko cyari ikintu mfite na telefone mfite cano narazigaruje nazo ziri mu zindi phone na ikintu nakoze nagiye WhatsApp nandika ubutumwa ku bantu banjye bose nabande kubabwira ati na nimero za Dadi narazibuze neza abandi ba star beje ubwo yitu tudatinze mu mayira wari umaze kutubwira ukuntu nyine abafana bawe bose wabandikiye nubwo udafite nimero z'abandi ba star none se urakeka ko muri UTMS aho wakoreraga babashije kuba nabo babona kuri ubwo butumwa shange nohereje ubutumwa ariko nyine arigihe wogereza ubutumwa nk'abantu barenga 100 bose ariko nyine buri wese ubwakiye akagira ngo niwe ubwohereje yenyine hakabamo kwirengagiza kandi ubutumwa bundi bwahawe rusange buri muntu wese umubwira ati hayi bimeze gutya na gutya mamu mutambunaga ku rubuga nagize ikibazo cyo kwibwa cano niyibwa na telefone ariko nyine iyo umuntu asanzwe agufitiye icyizere ari ukuntu ahita akavuga ati ambo byabayeho cyangwa se akavuga ati ni za drama z'abakinnyi ba filime nyine ariko acting iyo nayo ni filime ariko kubwira umuntu ikintu akavuga ngo ariko iyo nayo ni filime ubwo turi gusoza watubwiye byinshi turi gusoza watubwira nk'utuntu utuzaniye muri make ibintu mbazaniye ngewe ni uko mu bushobozi bwanjye buke ngiye kubaha content zifite ireme zikomeye ziremeye zimeze neza muzikurikirana icyo ni icyambere ikindi kuba naribwe macano ngayagaruza icyo kintu cyambere namaze ngikubitira Imana agapisi singo ikindi telefone yo kuyigura bisaba amafaranga ndamanza mzipevere neza imara kuyakemura ntari gusa umubyeyi gito twakoraga bice byose narangije kubishutinga ndasubira Kigali nabisoje babitwariye muri none muri phone batwariye kuko njye narangije kubishutinga nzi ko ndahamagara ahantu nabaga ndi bakongera bakanyakira numva amazi garafunzwe amazi n'imiriro byarafunzwe biba ngumva nyine ko nagira kubirute guhiga ukuntu nakora amakora ku Kigali bidasabye kongira kunkorana na kuko nyine nsubira ahantu banze kunsubira ako nyine ndategereza nuko ndacyategereje ndihangana ese nta kantu wadutuma kuri umwe mu basitari wowe wumva ushaka n'ikintu wamudutuma yewe ikintu natuma ku basitari nibihangane pe bareke ishari pe kubera ko kano kana twese dukora ibintu bitandukanye ndacyari hasi ntabwo nzi ariko wewe reka gukoresha izina ryawe mu kwanga gukora content zawe ahubwo mu gusenyiza abantu Mugoyi watubwira abantu batatu uri gushima n'abandi batatu uri kunenga ngiye gushima kandebe shana abantu batatu ndi gushima nabo abo uri kunenga ndago batatu barimo mubandi gushima ariko harimo byibuze harazamo babiri kubera ko ngewe mvuye nyine ku mubyeyi wenda wambyaye w'umumere yewe ndi gushima umumabuje witwa Mahirwe kuko niwe muntu nyine wamfashije atitaye ngo uriya muntu ngo mushaka mihe nyungu uriya muntu ari magahema ryo uriya muntu nta mu maziki uriya muntu yamvira mu guwe musaba bese niwe muntu wafashe kwafata ibuye hano ukaritereka bese niwe kubona imbumyi iri kuri kaburimbo ukayambutsa ntabwo ubukeneye iguha igice ukayambutsa gusa cyangwa se agera hanze ashaka bikagira ute bigapfa cyangwa bikemera ufashije nta nyunga niwe wa muntu wafashije nta nyunga andegerejemo amurira buri kimwe kandi niwe muntu buriya wangashije mu Kigali bwa kabiri bwa mbere ageze nko gusura famiye ubwa kabiri nagezemo kubwe aracumbikira mu macumbi meza bwa gatatu ngira yo kubwe mba muri apartment maze kumva gusa nyine niwe muntu ndi gushimira 100% kuko niwe wakoze ikintu nyatitaye ku nyungu uwa kabiri nashimira bwo nashimira muri rusange abakunzi banjye n'abanzi banjye kuko abanzi banjye nibo bampa imbaraga zo gukomeza gukora ndi kutinya ko bagira ku nzozi zabo n'abakunzi banjye nibo bampa imbaraga zo gukora kugira ngo nkomeze kubaho nzi ko mfite abantu nshimisha
abo nibo bantu babiri ndi gushimira, ndawa gatatu ndi gushimira. Abantu batatu ndi kunenga nabo ntabwo nagira munsi y'abantu babiri. Umuntu wa mbere ndi kunenga umuntu witwa Poyi Comedy. Singo, umuntu washatse kunsubiza hasi. Umuntu witwa Poyi Comedy wanyine telefone. Undi muntu wa mbere ndi kunenga, singo, ni umucontent creator wese uzi ko yababajwe no kubona ndiho neza cyangwa se mfite views, bikamubabaza bigatumye noneho yansubiza no hasi cyangwa se akaba yangambanira, bigatumye nyine amura ku mugati. Kandi buriya ari umuntu mukura ku mugati ukamushira arakaremba ko nduza Mico the Best yaririmbye kera ngo nikure baba nikure wanguye ku mushogoro nshira salade na makaroni mana urakomeye. Ariko umuntu mukuraga ku mugati ko mujyanye ku muceri na salade na makaroni waruzeho kumujyanye nyine ko mukuye ku mugati azingagiye kugusubiza kuri ya mateke wahari wese ndamunenze. None turi gusoza mu magambo make watubwira kampani ebyiri wakamamariza. Nakamamaza cyangwa nasaba kirakazi oya wewe zaba zarakwishyuye zaba zitarakwishyuye navuga neza. Bo mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu mu kagari ka Mahoko nashimiramo ni Nuzani Saro, kumva ni saro nziza yogosha abahanzi bo mu karere ka Rubavu n'abasitari bayita laboratoire beauty salon. Laboratoire beauty salon. Mbo ku muntu rero uri mu kagari ka Mahoko by'umwihariko ari umujene niho hantu hanyuma yaje kwiyogoshera inyogosho yose ashaka. Kumva ubwo aho imbere mu gace k'iwacu mvukamo. Ubwo ahandi hantu ushaka ifoto nziza, ushaka video nziza, ushaka amanuza kwifotoza video z'ubukwe, ibirori, anniversaire, wagana UTMS bisobanura utuntu twishi media studio. Wabamagara kuri 078 072 81 28 078 072 81 kubagira ati nshaka kwifotoza ifoto nziza papa. Bari badukurikiye yari Safari ukorera kuri Mugoyi TV. Ciao. Nanjye abatanze amazina ganjye gose nakazina gato banyita Gasenyera Nzamarire Kimana mumbereye w'ifiriti Marisote w'amashu Mari Salade uraba Mari Jaride uzamukunda zamusanga from bakuru bava Mugoyi Comedy. Bonga banaribwe ariko ngaba nizeye ko nonongeye kugarukana amavuta. Mugoyi urakoze tuzongera tugahuza ubutaha.